perezida wa Ferwafa ngenda byibuka ubushize SG yangaja Amavubi mu mikino aho twavuga tuti ngiye rwose nahita nsezera tuzakomeza gutyo ubu perezida aricara akavuga ati iyi nzu I'm proud kuba nitwa ko ndi perezida ibi bintu bimuri mu bitugu none se Habyarimana Marcel ariko se none se bagira ngo begure kandi kongere ya FIFA nyine igiye kuba reka nisubire Leonida nangiye kuvuga ni Habyarimana Marcel abo bantu baricara bakavuga ngo iyi nzu turabayoboza uyu mwaka kizatangira amatariki cyatangiriyeho ariko kikaza kwimurwa n'ubundi nibisanzwe nibyo twibazaga ejo Leonida oya ngo avuga tuti prolongation ije ubu ngubu kuko urabyibuka zamukora zatwaye igikombe hatewe za penalty nta prolongation iba kuri finale gusa aho ubuyobozi bwashoboye kuvugisha abantu bwo muri Ferwafa ngo bavuze ko ngo baribeshye ngo aho hari prolongation ngo ntabwo ari ya minota 30 ni iki se ngo ni iminota bo ya iminota wenda bongeyeho n'igihe cy'amapenalite ngo nacyo gishobora gukweduka ninde wabisobanuye se byubwo Henrico abantu barinaniwe nibabahe pasiyo abantu barinaniriwe noneho ikintu uri umuyobozi ugasohora ibaruwa nk'iyo ngiyo igendera ku ngingo itabaho ukayisinya wayopera mu Rwanda urapfuye pe igikombe cy'amahoro amategeko avuga ko hitabazwa za penalty mu gihe amakipe yanganyije ari uko bageze kuri finale ibyo byose noneho agashya katigeze kaba handi ikipe yahagurutse barayibwira ngo match ntikibaye ninjoro baraye bakoranye inama babizi ko match iri saa 6:30 ibyo nabyo abantu ari umuntu w'Inyanza unyandikiye ngo aza abantu batatu bamubwiraga ngo babiri ngo bajyane kuri match bari bageze i Kigali baguza amatike match bitegekwa ko ikipe igera kuri stade habura amasaha 2 kugira ngo hakorwe checking imyambaro n'ibiki byose hanyuma babone n'umwanya wa warm up saa 3:30 match iri saa 6:30 kandi uko Rayon Sport iri kugenda niko Intare yo yiryamiye haburaga kuko yamaze kuri kandagira ko mukino nayo yari stand by erega nayo nubwo iriya ari yabakomeye ariko hari izindi nzego nuko ziba zacecetse nayo yari iryamye ivuga ngo hashobora kuza uyu mugabo kuko urabizi uyu mupira ubamo abantu bawurebera hashobora kuza nka chairman wa APR afande Kabarebe afite urufunguzo akavuga ati please mugende mukina nabo baba baryamiye amajanja bari kwirebera none se waroze ko bari kwirebera bitegura match ya championnat yo muri weekend yakarakaragara biteguraga iki ibyo byose rega bikorwa banyuze muri humye abasportifu batekereza baharanira inyungu z'umupira ibyo byo nakamaramaza gusubika umukino ikipe iri kujya kuri stade umukino wamenyesheje nta cyabaye mwakoze inama keretse iyo stade wenda uwo munsi muhise mumenya ko hari ikintu cyayibayeho yangiritse reka tuze twumva Yezu Jean Fidel ubwo rero siporo nayo yahise ijya mu nama ikoresha ikiganiro n'itangazamakuru abakinnyi hari ingingo yahise babwira ati mwitahire nta n'imyitozo yabahaye haza abantu ndabajyana mu nzove bari tayari ubwo urumva bakoze imyitozo kuwa kabiri yitegura match iba ari imyitozo yoroheje kuwa gatatu ntibakoze bari gutegura match uyu munsi nibwo bari buze gusubira mu myitozo arabasezerera hanyuma komite nayo ijya mu nama ihita itumiza ikiganiro n'itangazamakuru ku kicaro cya Rayon Sport isa 8 havugiwemo iki abantu bari biteze ko Rayon Sport igiye gusezera ntabwo byatunguranye uwa Yezu nibyo yakoze cyakosorwa gitye mu rwego rwo gufatanya kubaka football nibyo ntabwo ibikorwa remezo biracyari bike ariko ibike imyaka ishize ari ngahe tubikoresha bashoboraga kutubwira tukibabwira ko Bugesera hari habonetse tugashaka ahandi hari n'ibiganiro byanabaye verbale
tubwiye umuyobozi umwe muri ese inzovu iwacu twakoresha n'ibintu bigoranye bati ho ntabwo hari omoroge cyangwa ntabwo hemewe ahari kuko hatatanzwe ngo yenda bahigeho ibyo ngibyo ariko bagombye kuba baranabirebye ibyo ngibyo bari no kutubwira bati noneho icyo gihe cyari gihari reka tubyige dutya ahubwo bafashe ibyemezo byemeza ko umukino uzaba uko kwivuguruza harimo intege nke z'ubuyobozi I'm very sorry to say so wemeje icyemezo kimwe abantu biteguye accordingly icyari ikibazo kibaye ikibazo haje birahindagurika ijoro ryose bari mu nama icyo ntibakivuze ari ekipe twari kwahurira twarumvikanye ko bizagenda bityo mugiye bati mupira kwa ibyo bintu ekipe ni nkuru kubivuze ekipe ifite abayikunda nibyo ibikombe bizahoraho ariko reka tubanze twicare turebe ngo ibi bintu bikorwa n'ejo ntibizakorwe n'undi ntibizabe no ku wundi niba bashaka tubanze twicare dufunga umwaka nta shampiyona ntaki twicare dutegura imikino ariko akajagari les initiative zirimo ziba ni nyinshi muri iki gihugu muri football n'ibindi birazwi initiative zirimo ziba twego bacu tudashobora kuyobora ibintu tudashobora gukora tayimutebo y'ibintu byoroshye bigahora muri ibyo usanga aricyo kibazo gikomeye ahubwo iyo Rayon Sport nubwo chance zo gusohoka ahubwo twaba turetse no gusohoka twese kuko nituragera ku rwego rwo gutunganya ibintu tukabitunganya ndavuga nka Jean Fidel Rubaye umunyamuryango perezida wa Rayon Sport umunyamuryango ubona ibintu bigenda izi ni ingaruka ntabwo za Rayon Sport twari twatangiye turi tayari gukina nta kibazo dufite ariko uritegura ugakoresha ibishoboka byose ukubaka ekipe ukagira gute ugasanga utuntu duto d'ordre administratif d'ordre y'amategeko d'ordre utazi n'utundi duturuka ahandi hirya utanamenye ibyo rero ntabwo niba ari ekipe wubaha ishobora guserukira igihugu ko kibatumvishe ko umukino ushobora kuba waba kuwa gatanu ahubwo nyamana meza au contraire wagira ngo wabikoraga yagira ngo ahari iyo mikino yose yitakaze bihaga tubisiriyasi mu byo dukora genda bivuga n'ibyemezo yafatirwa nkanjye ku giti cyanjye I will go nasezera muri football ariko natwe umukino tucyubake bitari ibyo agaterera nzamba tuzamura utu ibyemezo bya saa sita z'ijoro mu gitondo icyo yavuze si byo uvuga ubwo turi muri football ese ibyemezo ufata nawe byifatira cyangwa hari abandi babigufata bakakubwira ngo vuga amufe ayi no tanze twubake football tanze duhinduke mu mitekerereze n'imyumvire football ni amarangamutima y'abanyarwanda Rayon Sport turayifite abayikunda be Rayon Sport ça fait partie du programme bw'abanyarwanda mu gihe tukicanisha gutya ntabwo bakubwira ngo ni naka kuko baravuga ngo wakwita gitera iki kimutera urugero dufite ntabwo ari umuntu ntabwo ari jyewe ntabwo ari wowe cyo dufite c'est notre football imipfa umukino ukunzwe n'abantu kukubwira rero ngo ni twese dufite uruhare rwo gukiza reka turebe ko twakiza football we munyamakuru we mufana niba umufana yabivuze mugenzi wacu umunyamakuru abantu batakiza ku kibuga kuko umupira w'u Rwanda barabarambye aragenda azi ko biza kugenda gutya aragenda ataza kubona umupira yishyuye amafaranga ye ibyo rero nkeka ko ntabwo turi hano ngo dushinjanye dushaka gushinja naka cyangwa kuvuga naka ndavuga ngo it is my responsibility it is your responsibility his or her responsibility twitare ngo turebe football yacu imeze neza nicyo gikomeye niyo usanga irwaye twishakira umuti twese umuntu aho ashobora gutera urushinge uyu munyamakuru kiwe umuyobozi w'ikipe
umutoza umukinnyi n'undi. Ibyo rero sinza kukubwira ngo ni naka ibya mind game ibyo byamubwira ngo bibaho bishobora kuba binabaho. Reka twe turebe ngo twubake tureke guhuzagurika, kuko ikintu bita leadership miyoborere ikintu ni ikintu gikomeye. Mu gihe tutarayobora ibintu neza, tutarumva ibintu bizakomeza bigende bityo. Ndakeka Rayon Sports atari ya mbere yafashe icyemezo nk'iki. Hari abandi babivuze bavuga impamvu kandi bajyaga ibyo biganiro rero nyuma yo kubona iyo baruwa yatubwiraga ko umukino wimuwe. umuyobozi wa Rayon Sports Uwayezu Fidel kuri byinshi birebana na mu burakari uburakari bwinshi cyane, avuga ati icyemezo cyo kuvana Rayon Sports rwose mu marushanwa nuko kirakwiye. hari n'abareyo bamwe babishyigikiye, abandi bakavuga bati ariko twari gukina, ariko aravuga ati batubabarira abo tuvukije kureba umukino ariko nta kajagari ntabwo twabishobora. Twari twamaze kwishyura stade, abakinnyi bari bamaze kujya kuri stade, barimo bajya kuri stade kuko bari bamaze, ntabwo bakoze rokara ariko bari bamaze kugera aho bagiye guhagurukira. kurumva ni amasaha abiri kugera kuri stade kandi haburaga 2 n'igice. Ati ibyo byose rero ntabwo byatuma dukomeza, ubu uko niko bihagaze. Erega Efrem ikindi cyari cyazaho gihari, Ferwafa ikunda kugaruka ku kintu kimwe cyareka mvuga ubuyobozi bwa federasiyo. Ari nawe yavuze ngo bafite kuganira n'abantu mu gitondo ukabihindura, ni wowe ubuyoboye cyangwa hari abandi baba bayoboye. Namaje neza abo bantu ukomeza gukomozaho ni bandi, ati ntabo mvuga ibi bihita byumvikanisha ko abo bantu bakomeye bari inyuma yo kwica umupira. Niba umuntu atinya kubavuga ari umuyobozi nawe utoroshye, ubwo abo bantu barahari bakomeye. Ubundi nk'aha ngaha amaklube yandi akomeye yakagombye kuvuga ngo atari ni case ya Rayon Sports gesari ubwo ko Rayon Sports bivuzwe ibyo bivuga ntabwo bishoboka. Abafana ariko ubundi bakagombye kwicara bakavuga ngo Muhire Henry Olivier urimo muratwicira amarushanwa na yacu ntabwo ari ayayo. None nibo babashyizeho hagira uwibeshye. Icyo rero nicyo kibazo. Niba mwebwe mugenda mu nteko mukavuga ngo dutoye uyu babahaye from nowhere, twashyizeho kondisiyo ngo kuba afite masters atarengeje imyaka 35 kugira ngo ukase abandi, wowe nta jambo ufite. Hari n'ikindi none se rero ni dabikazarangira gute ubuyobozi bwa federasiyo ngo buri kwitwaza cyane binyuze nyine muri ziriya nzego zabo ngo bafite ububasha n'ubushobozi bwo kwimura umukino ngo mu gihe bashatse cyangwa se mu masaha runaka bakagira uko babigena. None se niba muzabaho mubangamiye abanyamuryango banyu, ubwo navuga ko rero ari igitugu nyine. None dareka nkwereke niba ari ubwo bubasha bwanyu muvuga ngo dushobora gukoresha ububasha mu gihe runaka gishobora kubangamira ikipe, ubwo se byaba ibintu bitorohereza abanyamuryango, se byaba bimaze iki? Reka nkwereke iyi dosiye yari yoroshye pe ariko kubera ko umuntu baba baramuteretseho mawe yabatankuraho, mawe yamfite n'ibindi bibazo byinshi reka kangakore, niko byagenze kuri za Rwamagana na Muhanga. Uzi ko Ferwafa yagombaga no kwikorera umutwaro. Urabyibuka ko navuze ngo ndi mu bantu bari bashyigikiye ko Muhanga izamuka, ifite stade ifite iki, Rwamagana nta kibuga, ariko umuntu barenganyije kuri aho ngaho ibintu biba byapfuye. Oya karengane Efrem ntuzanzize ngo nuko ntagira iki ngo ntabya n'ibyanyu ngo Rayon Sports ngo nisohoke ngo niyo ngo ngenda y'abakunzi b'umupira w'amaguru nifite hari ibitekerezo by'abakunzi b'umupira w'amaguru ni ibikorere. Ngo Rayon Sports ngo nisohoke ngo nubundi se ngo indi ngo yasohoka ngo amafaranga yayakura. Ni ibikorere. Ikipe yabonye ubusho yatsindiye gusohoka, byaba byiza yatsindiye gusohoka yaba yabitsindiye ifite nabo bafana, ariko yabikoreye atarakarengana. Aha rero icyo nkubwira ko dosiye yari yoroshye Leonidas, Ferwafa mwari gufata responsibility zanyu mukabwira intare muti mukine. Iyo ni option imwe ishoboka. Niba hari abari babangamiwe nuko amakipe yomba kiniri Bugesera kumumena hari free, ibi byo kuvuga ngo stade ntiyabaye omoroge, none se ntikinirwaho. Hari n'indi option Rayon Sports y'abagore nitombora AS Kigali ntizahakirira, icyo ntacyo. None intare niba zavuze ngo
ngo kereka nidukinira ishyorongi ubwo ikibazo kiracyari amasaha 48 cyangwa ikibazo kiri aho gukinira cyangwa ikibazo kiri aho gukinira N'igihe shyorongi cyo- se amasaha 48 avuyemo None se- ko wasabye ngo kereka nitujya ishyorongi biranze ngo amasaha 48 ibyo bintu Ferwafa nanjye kuvuga no kuri uyu munsi ariko nsanze n'amasaha 48 bitwaza nayo atarimo ariko 48 yaheze. nabwo urwo ni urwitwazo tutarama nk'uko bavuga nabwo bashoboraga no kwemera niba baragennye ko kizarangira harya ngo tariki 10 na zingahe n'ubundi bajya babikora bakemera bakareba umunsi baziyi mace izakinwa nyuma tariki 2 z'ukwezi kwa Nyuma kane y'Amavubi. urugero tariki 2 z'ukwezi kwa kane cyangwa se 3 mbere yuko dusubukura ibindi sicyo kirarane niyo cyaba tuzaheraho, kibayemo icyo kirarane cyaba kibayeho kandi nta n'icyo cyaba gitwaye burya ikirarane cyo kwera iminana ntacyo gitwaye kuko ntawe cyica ntawe kibangamira. ikirarane kibi ni icya shampiyona kuko ni kuruse nyine nta manota baba ariko nabyo byabayeho ibyo birarane none iki ngiki nicyo cyaba igikombe cy'amahoro cyashoboka niyo mpamvu mubwira tariki ngo 2 hari iki tariki 2 nta mikino ya shampiyona reka nkubwire Jira ari mu Bwongereza ariko iki kintu nticyari kubaho hari ibintu ubona ukibaza umuntu wabisinye we yafashe umwanya aratekereza ni telekomande kuko gufata byagenze gute ntubona gufata umukino iki kibazo cyari cyoroshye gufata umukino wa Kigali na Rayon wa shampiyona ukawimura birakomeye cyane ibyo birabangamira APR birabangamye cyane birabangamira Kiyovu birabangamye cyane kuruta kwimura uyu mukino w'Intare na Rayon Sport wo gukuranamo ukawujyana mu kwezi kwa kane tariki 2 cyangwa 3 harimo ayo masaha 48 noneho ukazapanga kimwe cya kane ariko kugira ngo ubangamire iyo Rayon Sport tariki kwa gatanu ngo yongere uyisukeho umukino ku cyumweru aho ngaho irabangamye nayo masaha ntarimo iyo Ntare nayo yareba karamaga ese kuki ukemuye ibibazo by'Intare ugasiga ibya Rayon Sport Intare n'ubundi nta kikiramire Intare ntiyaza mu kicyo reka ibyo wenda ntabwo babireba none se Intare ntacyo iramira reka nkubaze Intare yemerewe kuza mu cyiciro cya mbere irabyemerewe ubu ngubu irabyemeye se ko yabonye stati yayo ubu none se cyagiye itajemo ntayo yari ifite ibyo bigendana ibintu by'umupira mu Rwanda byo guhora abantu batubeshya baduhinjarika nk'aho abantu ari abana ahangaha rero ni nayo mpamvu nongeye nkubwire ndongere musubiremo ntibigaruka kuri rya jambo mbona nkubwira ngo ndamutse mbaye perezida wa federasiyo abatwaye ibikombe byose guhanagura kuko kuko babitwara igikombe cy'amahoro kuko bahora bazana ututego n'imitego mitindi wowe Ferwafa ituma abantu batwara ibikombe abandi ntibabitware ni ibi ngibi Ferwafa wishimiye ko irushanwa ryawe ricika amazi gutya abantu baravamo uko biboneye kubera akajagari kawe nese wowe wishimiye irushanwa rya feke riri aho ngaho byaha nakubwiraga rero Ferwafa nayishinja icyaha urumva hari amatariki bari bashyiraho ya kimwe cya kane sibyo nakubwiraga cyo guteza akajagari baravuga ko birahari hari ibyo batangiranye nubwo bigenda bihinduka bihora bihinduka ariko niyo yaba hari aho guteza akajagari n'akaduruvayo babuze Leonida bakwimura imikino iki kibazo umunsi runaka wo kimwe cya kane iki kibazo cyari cyoroshye nuko Ferwafa ntawe ubibabaza oya urumva ariko ubundi iki ni ikibazo amarushanwa cyakozwe buhumyi ni ukuvuga ngo amarushanwa ni ayabo mu ntoki ntabwo ari ay'abanyamuryango nabashinja guteza akajagari mu marushanwa yabo n'ubundi umuntu wateje akajagari mu rugo rwe nabwo ribe musanga yuko wateza akajagari mu rugo rwawe nkongera nkabashinja icyaha cyo kubiba amakimbirane mu banyamuryango ibi nabyo ni amakimbirane mu banyamuryango wakurikije itegeko guteza amakimbirane mu banyamuryango ariko ibyo byaha bibiri ushinzwe kompetisiyo ari kwiga ibya developoma mu Bwongereza bameneye aho ngaho umuntu utekereza ntabwo yari gusohora ibaruwa nk'iyi ngiyi biragoye ni ikibazo cyari cyoroshye kuvuga ngo umumena harahari Rayon Sport muhakiri kurindira habura amasaha 2 ni toto yewe amasaha 2 ibi bintu hari ahantu bizi wowe watinyutse gusinya ku ibaruwa hari ahantu subika match habura amasaha 2 byancanze se nkayishyira tariki 2 z'ukwezi tariki 3 z'ukwezi kwa kane nkayimbura nkayishakira ubu umunsi wa 24 wa shampiyona ko bawimuye bakawubonera indi tariki kuki uwo mukino utawubonera itariki kandi idateje ikibazo yaba Intare ndetse na Rayon Sport nanahabo igisubizo cy'ubwiza bwo mu kanwa wibura garagara ku nyungu z'umupira nyakubahwa ninde wa polisi ubwo busabe bwawe ntibushoboka
ni uwo bashyizeho se yahaya fande yahaya abandi ni abanyabwoba kereka ugiye muri siporo ubwo busabe bwawe ntibushoboka n'abo ngabo ni abanyabwoba ku nyungu z'umupira mwicare mushyire ibintu ku murongo oya ferwa exco reka nkubwire ibazwe nkubite ibyo yakoze aho ngaho urambeshye ubundi nk'aha ngaha bakagombye guhita ibyo byose uvuze Fidel ari wenyine nyuma ya dosiye ya Rwamagana Fidel ari wenyine nyuma y'ibintu bya masita byose ubona abantu batumvikanaho biteza saga byaba biri mu kuri byaba bitari mu kuri bakagombye gutumiza inteko kandi mu nteko Fidel ari wenyine dore renge ari wenyine Fidel ari wenyine ubwo azabihindura wenyine ni abanyabwoba azabihindura wenyine uwakirititse kuri aferi ya Kedi ntabwo uzi uko byamugendekeye ntarindwa Theodore ariko nta kiba ntigishire Leonida bizashira nyine vuga icyo bizashira hari igihe vuga icyo hazaza umuko none se umupira tuwureke umupira ubu ngubu uri mu ntoki za twebwe abanyamakuru ni twebwe twabaye ibiharamagara nuko namwe mukubitwa mukongera ahubwo hari n'ikindi kintu nk'iyi dosiye iba yabaye gutya usanga nk'izi inzego zitandukanye bavuga n'abantu ngo abanyamakuru nimwe mwishe umupira harya mu abantu mwe koko tutabeshyanye ubu nibi nabyo abantu tujyeho tubisigirize tuvuge ngo ni ibintu binyuze mu mucyo koko ariko se ubundi aho ikipe izaba igiye bajya bavuga ihagurutse igiye ku kibuga habura amasaha 2 ngo ukine bati vayo kandi nta cyabaye bajya bavuga ngo aba bantu ngo baba babohereje kuko rimwe na rimwe hari igihe banatorwa wa mugani umuntu atazi n'aho bavuye ariko se ubu wowe wakohereza umuntu akaguhagarara gutyo ukishima nanjye nicyo nakubwiye wowe ntiwagera ukamukuraho baroherejwe se biterwa none se waramwohereje ngo bizambye icyo gihe rero nawe azagusiga umwanda erega keretse umbwiye ngo abayobozi nuko nyine wa mugani niwe wambwiye uti tugoranya kwa perezida wa repubulika n'iyi myanya koko bijye biba ngombwa wenda tumusabe yishyirireho saba ababiyobora ubusare azashyiraho abayobora amakipe ashyiraho abayobora federasiyo ashyiraho minisitiri ikintu cya mbere hakenewe urukiko rwa siporo mu Rwanda cyangwa se rwazanwa nande ariko se ubundi abakoresha byo urwo ntibarukoresha none sarka cyarwa ariko ariko furemu rwose icece ubundi nkuko Fidel yabivuze aho kwica Gitera wakwica ikibimutera iyo n'imvugo ikunda gukoreshwa hano mu Rwanda none se ikintu rero kigorana ikintu kigorana mu mupira w'amaguru mu Rwanda narabikubwiye kinanirana nuko nko mu nama y'umushyikirano abantu badashaka kuvuga igitera ibi bintu byose ahubwo bavuga bica Gitera ahubwo ikibimutera bavuga ibyabaye bakabisubiramo ahubwo ntibarebe Gitera n'ikibitera iyo ari ibyo bintu babirebagaho bakavugisha ukuri byaba na ngombwa kuko ndabizi uramutse ibi bintu by'umupira mu Rwanda uramutse ugiye none se ubu twerekeze he uramutse ugiye kubivuga bigusaba kwishinganisha ubu twerekeze he Leonida ukavuga uti ngewe ndabivuze kandi ndishinganishije ikizaba kizabe none se ubu perezida wa Ferwafa ngenda byibuka ubushize SG yangaja Amavubi mu mikino aho twavuga tuti ngiye rwose nahita nsezera tuzakomeza gutyo ubu perezida aricara akavuga ati iyi nzu I'm proud kuba nitwa ko ndi perezida ibi bintu bimuri mu bitugu none se Habyarimana Marcel ariko se none se bagira ngo begure kandi inteko kongere ya FIFA nyine igiye kuba reka nisubire Leonida nangiye kuvuga ni Habyarimana Marcel abo bantu baricara bakavuga ngo iyi nzu turabayobozi kandi babayoborera erega bate mise nibuka dosiye yabaye muri oya bagomba kwitwa ko ari abayobozi kugira ngo ibigomba kugerwaho isezerano risohorezwe hajya no kwandiriza uya ngo isezerano risohorezwe muri bo mise nibuka dosiye ibigomba kuba bibe bitwa abayobozi dosiye yabaye muri Mali ibijya mbere ntacyo bazi ndaceceka none se nyine ese n'ubu wayigarutseho igihe si iki igihe kizagera oya igarukweho uzajya utegereza ibintu nuko abantu baryamye waba waryamishijwe n'umukomisiyoneri w'umunyamaro wo gukorana n'ubu waba waryamishijwe nande ubu uzabivuga tutakiri kumwe
ahubwo nawe uri umunyabwoba wa mugani nakubwira nti Fidel ari wenyine Fidel ari wenyine ari wenyine rwose ari wenyine nakomeza ahangane abo ba Juvenal umubwira ngo babivuge igikombe ko cyagiye bareba umunya Etoile de l'Est akavuga ati batubwiye burya Juvenal ntiyagomba ariko se Juvenal yabikora kwa Kedi ntiyavuye ati yewe ati turi abanyamafuti bati Kiyovu turi abanyamakosa ko turi abaturage kubabarirwa nimutubabarira ahubwo dusabye imbabazi kandi se Kiyovu yari mu makosa koko reka twigendere.